ariko reka duce mu ikipe ya APR ibitego 9 ku gitego kimwe mu mikino 3 yamaze kuyihuza n'ikipe ya Rayon Sport. Iyi ntsinzi ku ikipe ya APR baraza kuyubakiraho mu gutegura gusoza igice cya mbere cya shampiyona, hanyuma kandi kuki APR tuyibona ipanze mu buryo tudasanzwe tuyibona muri shampiyona, tukanayibona n'imbaraga zidasanzwe tuyibonana muri shampiyona. Umutoza wa APR muri press conference yaragishubije, yaratubwiye ngo we atekereza ko ari ikibazo giterwa na stade. Yaravuze ngo bakeneye muri stade Amahoro ngo ni ikibuga kinini, ngo ntibyorohera amakipe ikinini mu bugari, agavuga stade aravuga pitch hari abakinira aravuga ati iyo dukiniye kuri Kigali pe ni ikibuga gito cyegeranye nyine mu bugari n'uburebure, ati bituma amakipe agenda agakora ama block akatudefanda cyane, atari ku rubuga kandi koko nibyo, ati rurisanzuye, ati turaransa ati rero nta kipe ishobora gukora bino by'ama block ngo block bango yagiye kudefandira inyuma, uradefanda ikibuga kingana kuri ya gifite ziriya meziri, ati iyo bafunze iburyo dufungura bari ibumoso cyangwa tugafungura muri mediane, ikibuga nticyegeranye, ati kuko mfite abakinnyi beza mu guhererekanya umupira, ari byo yese ngo ni attaque place nyine guhera inyuma bubaka, ati yo rero ngize amahirwe yo kubona ikibuga kinini babona espace nini yo gukoreramo amapasi bagatsinda, wabyumva. Ariko ngiye mbibarira muri I think it's all about concentration. Abakinnyi ba APR batwaye ibikombe byinshi, izindi kipe baba baziciye amazi, bagera kuri Rayon bakavuga ati it's a serious business, reka tugende dushyiremo ingufu zacu zose, bikarangira nyine Rayon Sport iri ibitego amakipe mato yatari yembe barakora ni concentration, ariko nubundi suko ko kariti dahari irahasanzwe no ku makipe mato yakabaye yatsinda byinshi, ahubwo kuri Rayon nyine niho bakaza nyine bakabigira seriye cyane kuko baba meaninga business. Ese buriya ntibya bifitanye isano n'ubuyobozi, kuko n'ubuyobozi navuga ngo kuri match ya Rayon Sport niho ba meaninga business kurusha ibindi byose. N'ikimenyimenyi mu kanya saa 7 CDS araza kubakira kuri senior officers kuri mese hari sasa ahantu baraza babazana indi envelope ikurikiriyo bakiriye kubona kuko kuri match ya Rayon Sport nibwo babwiye ko bagomba gukubita kawo yego umuntu pa babimukoreye. None ibyo bintu bagiye ahubwo nibagakwiriye kuba umuco no kuri Rutsiro no kuri Inde no kuri. Nekereza ko match ntago zijye zinganya uburemere mu mutwe w'umuntu w'umufano usanzwe, mu mutwe w'umunyamakuru, mu mutwe w'umukinnyi naho niko babimeze, nta difference irimo n'abantu nkatwe, bisaba mentalite idasanzwe kugira ngo iyo shift ibeho. Ariko iyo shift tuvuga impamvu wenda idashobora no guhita yikora automatically, baba nabizi nabo yuko aba opponent babo baroroshye. Wa mpapa wo muri Canada nsabye ko nzajya mbiziganira neza. Opponent harimo o ebyiri opponent muri birabya birabya phonetics siko bivuga opponent ngone opponent so barababizi ko Rutsiro, bababizi ko Bugesera, bababizi ko Gasogi, bababizi ko nta byatari, none bababizi ko zitazabatwara ibikombe vraiment. Iyo rero bahura nayo barakariye cyane ni mukeba cyane ko abana vuzwa amagambo menshi gakurusha izindi. Tuzikurikiranya my dear friends, aba banyarwanda hafi ya bose babitwaye, upire yararimo, Claude yararimo, wenda kajye amazemi 3 Yunus yararimo, Ruboneka yararimo, Barafinda yararimo, they are used to barabizi ataba barisaza n'umundi Kwasiteri bizarangira itashye mu gipango cya nyirayo bise barimo nibiki. So ariko iyo concentration hejuru cyane impamvu narigwaga yarabikubarije, ariko ni ikintu cyo gutravayaho, ni ikintu kijyanye no kuba shampiyona amanota yose aravuga ukuntu tsindare 9 kubabaza kuri 3, ni ikintu kijyanye no sorry kuri kimwe, ni ikintu kijyanye no kubabaza abafana bayo. Iyo mutarimo murakora iyo prestation nziza ngo mukine neza nkuko mukina kuri Rayon Sport, birangira at the end of the day abafana banyu ari bo biraka nako sho mwinuba coach yinubwa, umutoza mwiza, itangaza makuru yatangiye guterana namwe imijugujugu, urimo rabyumva uwo mwiryana uravuka nyine yaburi ikintu gita giteza ibibazo ko abanyamakuru bibaza izo qualité mufite impamvu mutazikoresheje ahandi, abafana bakibaza impamvu Rutsiro yarenze gutuma musafaringa, abayobozi bakibaza ese uyu mutozo ubundi arashoboye. Uvuga ngo umwiryane uterwa nuko mutagira iyo consistency, ngira ngo nicyo Rigoga yashaka kubaza. Ubu bageze kuri match ya kane ikurikiranya batsinda, ngira ngo ariko reka twizere ko azaba wake up call, mwatsinze murakurikiza amagambo. Ari no message afande abashira, ari hirana Ermere urakoze cyane imbere, ari no message afande abashira ababwira ati muhera hamukomerezaho n'izindi zirya byinshi. Ariko n'umutoza mugira inama ya line up
umutoza wamugira inama line-up se buriya ntiyayibonye yamaze kuyimenyera no gusimbuza kare iriya match yayigizemo ubuseriye bwinshi Dawis umukuramo ku minota 57 wisuzana ruboneka yakomerejeho mukanyuzanye Omedi undi mwanya uraje uhise uhindura mu by'ukuri uriya mutoza agira no futindamo gusimbuza kuzana buri mukinyi ku minota 70 ushyira minota 80 agiramo igihe cyo kugira guhuza na bagenzi be no kuguhereza icyo agomba kuguha ariko nge rero reka mbabwire ukuntu ibi bintu bya aperi ikintu bagomba gukora nanone aperi ifite mediane nziza cyane ngewe abantu bazamugeraho bazayimubwire Dawuda Yusufu ubone mukinnyi ndimo ndakunda mu Rwanda ni man of the match ku bantu benshi a complete super talented player n'umukinnyi wuzuye ufite impano idasanzwe mu mushinga wa aperi kubaka ikintu cya mbere yaba happy for ifite mediane Sekigane nabwiraga yavuga ati Rayon Sport ati ijya gukina imikino ase niwe koko Sekigane ati ntago barabirebye dushidikanya kubera agira afite aba followers bakeya byashoboka abantu yaravuze ati that club should be registering for inter-school competitions not playing as nge kubwanjye navuga yuko Sekiganda Dawuda yewe naruboneka nshatse namara hagati nubwo yabanje kuri bench aperi maze kugira mediane iyiruzuye going forward kuri aperi ibyo gukoraho nge ndabona ikeneye kwa Justinga ku myanya 4 initegura nyine imikino nyafurika yego ko igikombe zagitwara ni polisi yatangiye kunganya kenshi byarangiye buriya cyasubiye kwa nyiracyo oya byarangiye ntubaze aperi atwaye champion buriya byarangiye muri Fazal gifite n'imikino y'ibirarane simbikubwira ngo izagitwara roga uzagura you can take it to the bank iyo ngiyo ni sheke isinye izigamiye aperi izagitwara aha mwizamu aperi yagura umukinnyi umuzamu nge nemera ko muri central defense yazashaka undi mukinnyi nge nemera ko aperi yagura undi mu winga usanga watara nge nemera ko aperi yagura rutayizamu n'abakinnyi 4 yasohoka imeze neza kurushaho ariko ikipe bari kubaka vraiment sofa imeze neza ndagira ngo tujye kuri conclusion ya Rayon Sport ariko kandi reka mbabwire ko ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu birimo za byagana n'ibindi nabonye byinshi Rosemary Mbabazi yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X afata nyine resultats z'ikipe ya APR atavuga ati wonderful performance what a great start of the year ati gutahana intsinzi niyo ntego ati bravo numwe mu bantu nabonye cyane na buri gihe yatsinze umenya abakurikiranira hafi cyane muri aperi ari benshi harumbwiye ati I like that cyasubiye kwa nyiracyo and that is true ako nta nicyo binatwaye njye nanamuvuga nicyo bitwaye amahitamo yawe ni afande yakoze afande yakoze arambwira ati ibyo byo yari ibyo nibyo ati ntubaze rwose Kwasiteri yatashye kwa nyirayo Rayon Sport ntabwo mwangana n'aba generali mufite bari abakinnyi ameze kuri muzagira kutabaseriye tujya muri conclusion yari none Rayon Sport gutsindwa ibitego 9 ku gitego kimwe mu mikino 3 uyu mukino waba werekanye ibisigisigi by'imiyoborere baraza guhaguruka bati yereka nkoreshe igihe gito nakwizigira conclusion muze kumamo n'amasegonda nka 30 yo gutanga resultat zo mikino ya gisirikare yirirwa hande gatahi Rwanda abareyo bazasenga ari mu gicuku iri mu Rwanda basengera ibintu bibiri babanze basengere ko ikipe yabo yayoborwa kinyamupira Rayon Sport niyo kipe igize abaprezida 3 mu myaka 2 Werige Jean Fidele yaviriyeho na Tadeyo 2 nteranozura ubu bageze kuri Meya Murenza Budara abo bantu bose barangwa n'ikintu kimwe buri wese azavuga ko nta kintu yakoraga nta kintu yafashaga nta continuité twakivuze ariko ikirushijeho aba babiri baheruka imbaraga zabo ntabwo bazana abanyamupira n'igihe bahaye Meya Murenza Budara kugira abantu bongera muri komisiyo ze ntiyongeyeho komisiyo iri tekinike y'abanyamupira n'abadministrateri so Rayon Sport rero yikomporta nk'ikigo cy'ubucuruzi kuruta ko cyaba ikigo cy'umupira mburamo abanyamupira nkiboneramo abantu ngo umuntu ngo ni umucuruzi ngo afite hoteli
undi ngo azana ngo za oxygene mu gihugu bakabongera muri komisiyo, undi ngo akora mu kihe kigo cya leta, ntongashakamo nta muntu n'umwe w'umutekinisiye w'umunyamupira. ni nayo mpamvu n'aya makosa aba ugasanga ari repeta kenshi. Rayon Sport mwasubira cyangwa mwashaka uburyo mwubaka icyo kintu cyitwa direction technique. Yego. Icya kabiri, ubumwe bw'abareyo niki nk'uko umwe bwa APR ariki. Warumva aba afande bacu bagira ibintu batemeranya kugera ubwo bicamo ibice kuri APR? Byashoboka se? Rero mwebwe mugize ko mukennye, murabizi ko mutagira amafaranga. Mugize ko mutumvikana. Mugize ko mutagira abanyamupira. Mugize ko mutagira continuité mu byo mukora. Desordre muri Rayon Sport iterwa n'abapampe bayisurroundinze ahantu hose bashaka kuyiriramo, itaracika muri returu izaba kubita byinshi. Mujya musenga ntizabanzemo Mamadusi kuko we n'umujinya wabafitiye ashaka kubatera bine. Rayon Sport yishwa na desordre itaracika mu miyoborere ngo inagira niyo touche technique nta kintu izageraho.